umwe yararebye abona umugore bagenzi yagiye kwitega imodoka abagenzi ngo imwanure, yahise amukurura aramugeza ku ruhande, imodoka yari imuhitanye. Ese umugore ko ashaka kwitega imodoka abagenzi ni ikihe kibazo afite? Ese yaba ari amafaranga bamwibye? Umusore amuje ati ese uri gusara? Ni ikihe kibazo wagize gituma ushaka kwitega imodoka ngo ikwanure? Umugore bagenzi yagize agahinda buri icyo avuga, yaramubwiye ati ngewe nibyo nishakira ntundeke nigire nipfire. Umusore yakomeje kureba umugore, ariko bagenzi agahinda ni kenshi. Umusore yabuze icyo avuga, n'umudamu mose uzarayarira, yararize koko, aramubwira ati birahagije. Umukobwa yabwiye abasore ati ese niba n'ikindi kintu cyanjye mwumva mwari mukeneye basi ni mu gitora, ariko mu ndeke nikorera ibyo numva ashaka gukora. Yahise abaha n'amahereni bagenzi, wa musore yaranze kuyatora, yarayarebye yanga kuyatora. Aravuga ati kuki uri gukomeza gukora ibintu nk'ibyo wa mugore we? Hari irindi bandi ryahise riza aravuga ati nutwo tuzane bagenzi murebe. Irya bandi rindi ryahise rimwaka ya mahereni, ubwo wa musore arireba ariko ararakara, icyahise gikubita ihereni mu kanwa kiravuga ati wow, tuzi ko ari inzahabu ya nyayo. Ibyo mu bandi byose yakora umugore yakomeza kubareba ariko nta kintu yakora. Ibandi rimwe